Bien. Hey. Kurukundo yakushyira kubera iki nabuze sheni cyangwa se uri mu gihugu ndimuze neza Ndashaka kubaza ubushinwa mama yavuze ubushinwa mama yavuze ngaho mbwira numvise ibintu mama yavuze ahubwo si nibyo yicara ngaho mbwira ibintu mama yavuze nibyo ntabwo mbizi cyangwa ntabwo ubyibuka n'ibyo yavuze ndakwibutse mama yatubajije ngo abyumvishe ashobora kuba utabyumvishe neza mama yatubajije ngo kuva kera wowe na Eddy na MK ubona ukuntu mwisanzuranaho mwarakundanaga mukabiduhisha kubera Diane si uri kubyibuka neza nabyumvishe nyine wabyumvishe nibyo nyine nanjye ndi kukubaza nibyo njyewe navuze ku ruhande rwa nyine mama gihari wowe nibyo ntabwo mbizi ntabwo mbizi ntabwo ubizi ntabwo mbizi Eddy garuka hano garuka please garuka kuya kitabizi nyine ntabwo mbizi uwo ni mama ni Claude ibi byose reka bigere Claude ngiye kumwirukana nshaka undi mukozi oya ese wowe musanzwe mukorana nase njya rwangiye Edison bimbwira mwambwira niba kandi nabwiye ko nabizi aho gushaka ubundi ko naguze ibintu biri mu mutima wawe wose rero mwese wumva utabizi gusa ntabwo ubizi imana nimba atari byo byarangarika sibyo nimba atari byo mbwira uti mama yambeshyeye ibintu yavuze ntabwo nyine bindimo na gake yagiye ntabyo nzi kuko wenda simbiza ko wapi ntabwo ndi kunyurwa okay none se wari wagira ushira mu myaka ufite yeah sure yo disi nanjye nawe nigeze ngira sure cyangwa narabyibagiwe no nta kintu kimwe nibagiwe kitagarutse ku byo naribagiwe cyagera indwara byose byaragarutse nyamara basanga byo bitaragarutse gusa kuki utagize ishema ukarinda ugira ahangaha umukobwa mwiza gutyo udafite ishema nkunda kwibera hano mu rugo n'abanyanembera no ku ishuri se ntawe nize mu kigo cy'abakobwa gusa ngaho mbwira nabwiwe ntabwo mbizi wimbaza ahubwo cyane twirebere kaci Eddy no mbwira urabizi ntabwo mbizi